muraho amakuru yanyu. Uyu munsi rero muri kumwe na Papa Jambi wo muri Rwanda Book Mobile. Uyu munsi rero n'abategura isubiro bahitiramo inkuru iryoshye, inkuru nziza. Ni inkuru yitwa Bakame na Ruhinyura. Ese Bakame na Ruhinyura dufatanyirize hamwe dusome inkuru yanditswe na Mathias Kanyungo, ishushanywa na Emmanuel Mugwaneza, yamamazwa na Edition Bakame. Abantu dufatanya rero dusome. Habayeho umugabo witwaga Ruhinyura, akaba umuhinzi w'ibigori. Yari atuye ku nkengero y'ishyamba rya Minazi. Iryo shyamba ryabagamo inyamaswa zakundaga kumwonera ibigori. Igitondo kimwe Ruhinyura yazindukiye mu murima we, asanga inyamaswa zaraye ziwuyogoje, zaraye zimuririye ibigori. Aritutumba. Bakame yari yugobetse hafi aho igunzura imibe, iramwumva, ihanagura ku munwa, igenda igana aho Ruhinyura ahagaze. Igeze hafi ye irikoroza iti, mbe Ruhinyura, ko mbona ibigori byawe inyamaswa zigiye kubimara bikiri imibe ya, wampaye akazi ko kubirinda. Ruhinyura, ariko Baka, waretse kunyina ku mubyimba ko wowe ndindira ibigori? Niyihe nyamaswa wahangara ukayibuza kunyonera? Bakame iraseka iti, ariko Ruhinyura n'ihinyura ryawe, wowe nta kazi uzarebe ko hari inyamaswa igaruka mu murima wawe. Niweza uzampemba ibigori byuzuye inkangara. Ruhinyura apfa kwemera aha Bakame akazi. Ruhinyura arataha. Akivaho Bakame yerekeza kwa Ntare, umwami w'ishyamba. Imugeze imbere, Bakame ikoma yombi, iramubwira iti, nyagasani, abatuye iri shyamba rya Minazi turugarijwe. Koresha inama dufate ingamba ubuzima bwacu butaragwa mu kangara tete. Intare itumiza inama ikitaraganya, inyamaswa zose zirakorana. Bakame ifata ijambo iti, bavandimwe, ndagira ngo mbaburire, mwirinde kwegera wa murima w'ibigori uri inyuma y'ishyamba. Ndahanyuze mbona umugabo wazindutse ya Rubika atega imitego ngo tuzafatirwemo nitujya guca ibigori. Intare byumvise itegeka inyamaswa zose kutazasubira muri uwo murima, isaba Bakame kuzayereka uwo mugabo w'umugome uzitega imitego. Bakame yisubirira iwayo, ikomeza gucunga ko ibigori byera ngo izahembeshe. Ibigori birera, bimaze kuma Ruhinyura ajya gusarura. Ageze mu murima asanga Bakame yahamutanze. Iratangurana iti, Ruhinyu, banza usarurire muri iyi nkangara yanjye njye kuruhuka, dore nariraye ndananiwe, ibitotsi birenda kunyica. Ruhinyura ayima amatwi, atangira gusarura umufuka yari afite. Arangije arawuhambira, awuterera ku mutwe. Agiye kugenda, Bakame iti, Ruhinyu, kutamaye ibihembo byanjye. Ruhinyura ati, iwanjye ntuhazi, uzahansange nguhembe. Bakame irashoberwa, itaha amara masa. Umunsi wakurikiyeho Bakame izindukira kwa Ruhinyura kwishyuza. Igihingukayo Ruhinyura ayisamira hejuru ati, sinshidikanya ko ari wowe wanyibaga ibigori, ugomba kubyishyura, nutabyishyura ntuva hano. Bakame ibonye ibintu bikomeye, yemera ibyo Ruhinyura avuze kugira ngo ikize amagara yayo, ariko imubwira ko ibanza kumwereka uburyo yakoresheje imurindira umurima. Imubeshya ko yategagamo imitego, yabona ibigori byeze ikayitegura ngo atazayigwamo. Isoza imubwira iti,
reka nyarukire umuhira nzane ibikoresho nkwereke uko nategaga. Ruhinyura arabyemera. Bakame aho kujya iwayo ijya gukoranya izindi nyamaswa zo mu ishyamba, izibwira ko yamenye umuntu washakaga kuzigirira nabi. Izisaba kuyiherekeza ikajya kubimenyesha intare, umwami w'ishyamba. Zigezeyo, Bakame ibwira intare ko wa mugabo wategaga imitego hafi y'ishyamba yamenyekanye, kandi ko mu minsi itarambiranye izamufata inyamaswa zikamwibonera. Bakame ivuye aho ijya gushaka imirunga n'ibiti bikomeye binoze. Isubira kwa Ruhinyura iti, fata ya nkangara yanjye ushyiremo ibigori tubyitwaze njye kukwereka uko nategaga imitego. Ruhinyura yuzuza ibigori mu nkangara arikorera bajya mu murima. Bagezeyo Bakame iratega, irangije yigira inyuma gato iritunatuna nk'igiye gusimbuka. Ibwira Ruhinyura iti, vovora ikigori ukishyirire hagati aho umurunga uhambiriye, maze nkwereke uko byagendekeraga inyamaswa yazaga igiye kukirya. Ruhinyura afata ikigori, agize ngo aragishyira mu mutego uramushibukana uramunaganika. Bakame iti, awa nuko byagendekeraga. Iramuseka iratembaga. Bakame ibatura ya nkangara y'ibigori ihisha kure, ihuruza inyamaswa irazibwira iti, nimuze murebe, nguyu wa mugome washakaga kutumarura ku icumu namwifatiye. Uko mumubona muri uyu mutego niko twese twari gushiriramo iyo ntamutahura hakiri kare. Intare itegeka ko Ruhinyura akurwa mu mutego agashakirwa igihano kimukwiriye. Inyamaswa nyinshi zitera hejuru ziti, tumurye. Zigiye kumwanjama Bakame iti, ariko nkurikije uko mbibona nuko mbitekereza, uyu mugabo kumurya ntacyo byatumarira, yewe ntiyanaduhaza. Mureke tumutware ajya duhingira, ntituzongera kwiyuha kuya dushaka ibidutunga. Inyamaswa zose zishima igitekerezo cya Bakame, zishorera Ruhinyura zimujyana mu ishyamba rya Minazi. Abana rero inkuru yabateguriye irarangiye, mwari muri kumwe na Papa Yambi wo muri Rwanda Book Mobile. Abeho.